Ubuzima bwa high school ni urugamba rutsinda bake. Akenshi hari abadaha agaciro ubuzima tubayemo cyangwa twabayemo bwa high school. Ugasanga akenshi mu miryango yacu twahawe akato bitewe n'ibishuko cyangwa amakosa twahuye nayo. Bigatuma icyizere ababyeyi batugiriraga kiranga bitewe n'ibyo byose. Gusa hari icyo nibaza. Ese nitwe bibaho gusa? Cyangwa nuko ubw'ababyeyi bacu byabagaho bakaba bigiza nkana? Gusa wowe wanakarije icyizere bitewe n'ibyo wumvise, nanjye sinjye mba numva nshaka guhinduka. Ubuzima bwa high school ni urugamba rukomeye. Babe, ndishimye cyane ko ari munsi muri ruhande rwanjye ndumva binshimishije cyane. Shiri, happy birthday. Merci, urakoze cyane. Nukuri Melanie. Ngira ngo nibwo bwa mbere naba nkoresheje anniversaire. Nukuri uri mu bantu ba mbere rwose wakoze kintu nukuri rwose wakoze cyane. Shiri, umura rwose ibi ngibi ubonye ni bike, hari ibindi bizaza. Sibyo ko nyine nukomeza kwitwara neza. Ariko Shiri, hari ikintu nshaka yuko uzaga nyine mpamagara izina ryanjye. Sibyo se bebe? Nta kibazo rwose nzabikora pe. Ase hari ikintu nifuza. Yego. Nifuzaga yuko sibyo se bebe nyine nifuzaga yuko